nongeye kubaha ikaze kuri Visel TV. abatameze neza mwihangane, ndavuga abarwaye cyangwa se ababaye n'abandi bose barabyutse batameze neza cyangwa se bagiye kuruka batameze neza. Imana ibafashe baraza koroherwa bamere neza. Ndabashimira by'umwihariko akomeje kunyereka urukundo, ni ukuri mbikuye ku mutima. Ndabashimiye nyagasana abaha umugisha mwinshi utagabanyije kubwo kunshyigikira mukanyega ko muri hafi yanjye. Aho muri hose ndabakunda, ibyo mwifuza kugeraho ni ukuri namwe Imana ibakubira inshuro zitabarika muzabigereho. Muri iki kiganiro tugiye gukora, tugiye kurebera hamwe uko wareba serial number yawe ya telefone. Icya kabiri, gushyiramo waiting call muri telefone yawe. Icya gatatu, uko wahisha notification zigaragara muri content. Icya mbere tugiye kureberaho, tugiye kureba uburyo wareba mu serial number ya telefone yawe. Mu busanzwe urafata telefone yawe nk'uko bisanzwe, ugiye guhamagara wandikemo akanyenyeri urwego 06 urwego. Ndabasubiriramo, urafata telefone yawe wandikemo akanyenyeri urwego 06 urwego. Uramanuka hepfo urahita ubona serial number ya telefone yawe, uyandika ahantu mbese nk'icyangombwa cyangwa nimero ya ID, kuko hari igihe ugira ibibazo bakakwiba telefone yawe, wajya nko gutanga ikirego bakagusaba serial number yawe ugasanga ntuyibuka, ugasanga ntiwibuka na wayihize cyangwa se ntunazi n'uburyo wayirebamo. Kandi kenshi buriya serial number izana na telefone uba waguze muri za mpapuro ziba zifungiye mu ikarito na telefone. Ariko kenshi usanga iyo tuguze telefone datwikuramo telefone tukumva ko ibindi nta mumaro bifite, tugahita tubijugunya. Ni muri urwo rwego rero niba byarakubayeho, kugira ngo ugire amakuru yawe ubasha kuba wabika urugero nka serial number, kuko ntabwo uzi ngo uzayikenera ryari, uyibika ahantu wandikemo akanyenyeri urwego 06 urwego, ubundi ukanda yes, umanuke hasi urahita ubona ahantu handitse serial number ya telefone yawe, ubundi uyandika ahantu. Icya kabiri rero tugiye gukomeza tuganiraho, tugiye kwiga uburyo ki washyiramo waiting call muri telefone yawe. Murabizi neza dukundwa guhamagarwa, none nk'ubu ngubu hari imirongo iba yarabyoroheje nka Airtel cyangwa se Tigo, ugasanga uri kuvugana n'umuntu, muri kuvugana amakuru ya kera cyangwa se inshuti zawe, ugasanga mumazeho igihe kirekire. Nyamara hari umuntu ushobora guhamagara akubwira amakuru yihutirwa cyangwa y'ingenzi kurushaho, kuruta ko waba uri gutera story cyangwa uri kuganira n'umuntu mwari mwaraburanye. Ugasanga ntubibonye, ugasanga unayivuye uve kuri telefone ntumenye ko yaguhamagaye. Ni muri urwo rwego rero nagira ngo mbere ku buryo ki washyiramo icyo twita waiting call, kugira ngo umuntu najya aguhamagara ujye ubasha kubona niba hari undi muntu ugushaka kuri telefone. Urakanda akanyenyeri urwego 43 urwego. Ubwo waiting call yabigiyemo, umuntu azajya guhamagara uzajya utubona ko hari undi ugukeneye ku murongo wa telefone, ubwo witabe ugendeye kuri priorities. Icya gatatu tugiye kurebaho, tugiye kureba uko wahisha notification zawe zigaragaza content. Ahangaha iyo tuvuze ngo notification zawe zigaragaza content, kuko dufite telefone harimo application nyinshi zitandukanye, harimo ama Instagram, harimo YouTube, harimo SMS zisanzwe, harimo Facebook, harimo TikTok, harimo imbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye kandi twe dukoresha. Niyo mpamvu rero kenshi uzasanga nk'umuntu akoresha message uhita ubona notification hejuru ko hari umuntu ukoresha message, ariko ugasanga muri iyo message kwandikiye wahita uyisoma utinjiye muri telefone yawe kandi warashyizemo password muri telefone yawe. Ugasanga nawe wicaranye n'umuntu cyangwa se niba ari nk'umuntu ufite telefone yawe, nubwo ukabona yaba adafite password yawe, ariko ahise amanura, ahise abona ibyo wandikiranye cyangwa ibyo bakwandikiye. Niba ari momo yawe ije, ugasanga umuntu ahise abona amafaranga urisivinze, kandi wasanga ari amafaranga ari n'umuntu urimo urayagusaba cyangwa ari wabeshye ko nta mafaranga ufite, agahita abona ko urisivinze amafaranga. Cyangwa se niba hari message y'ingenzi yo kuri WhatsApp igenewe gusa, ugasanga notification iraje ari kwisukura, ubona n'ibirimo byose. Rero ngiye kubigisha uburyo ki wahisha izo notification ikageza ikwereka ngo
ufite notification, ariko content irimo ntagire undi muntu ubasha kuyisoma usibye wowe winjiye muri telefone yawe. Kandi twabonye ko guhisha amakuru yawe y'ibanga muri telefone ni ingenzi, kuko telefone ni umuntu ku giti cye, nta wundi muntu uba ukwiye kumenya amakuru yawe utamuhereye uburenganzira. Igihe rero utahisha notification, wahaye umuntu wese uburenganzira kugira ngo agire ate abe yabona notification yawe. Uko ubikora rero, urafata telefone yawe bisanzwe, ujya muri application za telefone yawe. Icya mbere tukanda, urajya muri setting za telefone yawe. Nyuma kujya muri setting za telefone yawe, urahita ubona handitse notification center, ukandeho. Numara gukandaho, urahita ubona utuntu twinshi muri telefone yawe, ukande ahanditse lock screen. Ukimara gukanda lock screen, urahita ubona liste ya application zawe zose zo muri telefone yawe. Numara kubona notification zawe zo muri telefone yawe, urakanda ahantu handitse notification to show, ukande. Urasanga naho harimo utuntu dutatu. Muri notification to show, akambere harimo show notification content, akakabiri harimo show notification but hide content. Aho ni urakanda, niho bibera. Ubwo numara gukanda kuri show notification by hide content, ugakandaho, uzajya ubona notification hejuru muri telefone yawe kuri buri application, yaba message, WhatsApp, Facebook, TikTok, bitewe na application ukoresha muri telefone yawe. Ujye ubona notification, ariko content ntihitiza, ubanze ujye kureba content yawe ariko ku buryo umuntu wari wese atayisoma. Rero ndabashimira mwese abamaze kubona iyi video. Ni ukuri ni iby'agaciro kunsapotinga, ukaza ukaba wareba video yanjye, niba wayikunze ukayilikinga, niba ari n'ikindi kintu wifuza ko twaganiraho ukaba watubwira. Rero ukimara kurangiza gukora iyi video, ntugende udakoze subscribe, share, comment, mbese na like. Mukomeze munshyigikire, mukomeze munyereke urukundo nk'uko muri kubinyereka. Ni ukuri ndabinginze murebe ibiganiro byanjye. Ubwo ubutaha rero ndabararikira yuko nzabaha life story, inkuru iryoshye, kandi ndabizi neza ko muzayitega amatwi. Irimo inyigisho, izaba iri mu Kinyarwanda, ndetse n'abandi bantu mutumva ururimi rw'Ikinyarwanda cyangwa bigora kumva ururimi rw'Ikinyarwanda, muyikeneye mu zindi ndimi z'amahanga, Igifaransa cyangwa Icyongereza, mushyire hasi muri comment, ubundi mumbwire buri rurimi mushaka, muzajya muyibonamo. Ntacyo muzaturana, duhari ku bwanyu kugira ngo twese dufashanye, haba mu makuru y'ingenzi, haba entertainment, haba mbese no kugira ngo ugire relax, ugire ibyo wiga. Tuzacaho ibiganiro byinshi, tuzashyiraho ibyo guteka, kugira ngo rero ibyo byose uzajya ubibona. Urakanda kuri like n'akazogera, unsubscribing, kugira ngo buri kiganiro cyose kizajya kinyuraho mujye mukibona. Ciao, murakoze cyane, ndabakunda. Imana ibahe umugisha.